abadiyakoni nibo bari kuba indaya. Ibyo mugiye kujyamo murabizi. Umudiyakoni nongere mbabwire, numva ibi bintu utazabishobora ujye hara wiyicarire. Sha umva ngiye kubarambika ibiganza mu izina rya Yesu Kristo mu bushobozi nahawe n'Imana, ariko ndabibatongerera mu izina rya Yesu. Ndubone ngo ni pasiteri uhagaze hano, hari uwambamaga ni ugiye kubitoranyiriza. Umugore w'umugabo umwe muri za nshingano wanyemereye, muri za nshingano wampaye, muri umwanya waruzi yuko aba bantu bazaba bapfukamye tubarambitseho ibiganza. Esa kugerere neza, mugende mukomere, mukanya mugiye kuduha umutsima na divayi. Duhaguruke gato turirimbe ng'ibice bibiri by'indirimbo ya 28 mu ndirimbo zo zagakiza. Mu mbaraga z'umu cyo dukomeze tujimbere dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye twiyanganire. Iwe cyo dukomeze tujimbere dutsinde ibigeragezo, turwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo. Kubw'imbaraga zidufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere dushimire. Iwe kubw'imbaraga zidufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere. Kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatumye. Kumusaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza, amazi y'ubu. Iwe kumusaraba haturuka iriba rimara inyota, twanywereye amazi meza. Ingo mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuye mw'amahoro, mugiye tuza kigeramo tuzabasaye. Umukizaza hanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu. Iwe umukiza wacu, umukiza zanagura amarira yacu yose, tuzanezererwe igihugu yaduseranije. Mana data wa twese, Mana igira neza, uri Imana ndayindi Mana ihwanye nawe. Turagushimye kubw'uyu mwanya, icyubahiro n'ikibi cyawe.
nageze imbere y'ubwoko bwawe rero wa munsi wateguye ba bantu wateguye nageze imbere yabo nyemerere abari weho ugira icyo babwira nanjye ngo ubere igikoresho kandi mu izina rya Yesu Kristo duhagarareho ubane natwe utugabure ibidukwiriye kuko natwe twaje imbere yari wowe dushaka ngaho ducecekeye imbere yawe rero Mana wowe wikorera ibitangaza buri wese nukura kubone buri wese agaburirwe nawe mu izina rya Yesu tubisabye amen. Haleluya. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite gahunda nyinshi cyane. Dufite gahunda yo gusengera abadiyakoni, dufite gahunda yo gusengera abana. Amen. Ibyo byose turabikora kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Tubusome ijambo ry'Imana tubona muri Yeremiya. Yeremiya 31 umurongo wa 4 bahadusomere. Yeremiya 31 umurongo wa 4. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 31 ku murongo waho wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Umurongo waho wa 4 uravuga ngo nzongera kububaka nawe uzaba wubakitse. Wa mwari wa Isiraheli we uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Imana itugirire neza cyane. Amen. Arakoze. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana tubona hano muri Matayo kugira ngo twinjiremo neza. Matayo ni ibice byaho 7 turahera ku murongo wa 24 tugere ku murongo wa 28. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba ng'umunyabwenge ubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ndiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ndayakomeze azaba ari ng'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga ng'ufite ubutware, ndase n'abanditsi babo. Twakira amagambo y'Imana. Haleluya. Reka tureberere ijambo ry'Imana. Nashimye kugira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana ko Imana igiye kubaka ubwoko bwayo. Amen. Twatangiye turi kubona amagambo ijambo ry'Imana muri Yeremiya. Iyo tugiye mu mateka ya Yeremiya hari aho tugera tugasanga Yeremiya baramwise umuhanuzi w'amarira kubera ibibazo yanyuzemo. Hari aho tugera tugasanga Yeremiya Imana yaramuhamagaye ari mutoya. Iyo usomye neza usanga Imana yarahamagaye Yeremiya ari mutoya afite imyaka mike cyane, hagati ya 15 kuzamura, yari ari mutoya cyane. Wasoma ugasanga hari aho bafashe Yeremiya bamuterera mu byondo kugira ngo apfiremo, ariko kubera ko umugambi w'Imana wari umuriho ntacyo yabaye. Haleluya. Dukurikiranye amateka ya Yeremiya tugasanga Yeremiya yarashaje agikorera Imana. Burya Imana imenya icyo uzaba cyo utari wanabaho. Amen. Turi hamwe. Noneho ijambo ry'Imana Yeremiya yakoranye n'Imana igihe kirekire, yari umuhanuzi ukomeye cyane.
ndetse ngo yagiraga n'agahinda akababazwa nuko yababazwaga n'umurimo w'Imana, yababazwaga n'ivugabutumwa, yababazwaga nuko abantu batari kwihana. Yajyanaga ubutumwa aho kugira ngo abantu babwumve bakongera bagakora ibyaha, bakongera bagasubira mu ngeso mbi, bikamutera kubabara. Noneho uko kubabara akagira ishyaka cyane, ariko akarira. Kurira kwa Yeremiya rero niho byaturutse bari kuvuga ngo Yeremiya ni umuhanuzi w'amarira. Ariko icyatumaga arira bwari ubutumwa bwiza yatwaraga, ntibabwakire nguko ashaka ko babwakira. Noneho ijambo ry'Imana, muziki Imana yamubwiye ngo yewe nakumenye utari waba n'urusoro mu ndanyo ko ngushyiriraho kugira ngo uzabe umuhanuzi w'amahanga. Haleluya. Buri Imana igushyiraho ujya kuvuka Imana yarateganyije icyo uzaba cyo. Ngushyiriraho kugira ngo uzabe umuhanuzi w'amahanga. Ukuri uko nguko ucyo kumeze Imana yagushizeho kugira ngo ubuko nguko. Haleluya. Nuko ari igihe tugeramo ugasanga umuntu ari kuvuga ngo ngewe ngo yaba yemeze ngabariya, yaba yemeze ngaburiya. Hari umuririmbyi umwe w'umutanzania waririmbye ngo isi izarinda kurangira abantu tutareshya. Hazaba harimo abakire, harimo abakene, harimo abakomeye, harimo abagufi, harimo abarebare. Isi izarinda kurangira abantu tutangana. Ujya uranyugwa rero n'ukuri. Amen. Nuko Imana iramubwira ngo rero Yeremiya nagushyiraho kugira ngo ube umuhanuzi w'amahanga. Ageze kuri wa murongo wa 4, Yeremiya atwara ubutumwa, arabutwara hirya no hino. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nzongera kukubaka, kandi ningubaka uzabwiza ute wubakitse. Haleluya. Nashatse kugira ngo tuganire, Imana hari igihe usenyuka, Imana ikaza ikongera ikagira ute ikakubaka. Nzongera kukubaka bitari bya bindi uko wari wubakitse, nzongera kukubaka noneho uzaba wubakitse. Yesu ashimwe. Iri jambo ushobora kuryumva nturyumve neza uko rimeze. Nzongera kukubaka kandi noneho uzaba wubakitse. None se niba noneho uzaba wubakitse, mbere wari wubatse uti? Hari ibintu bidusenya. Amen. Reka tujyane mu ijambo ry'Imana. Hahandi muri Matayo 7:27 hatubwiye abantu babiri, uwubatse inzu ye ku rutare n'uwubatse ku musenyi. Ariko ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo ari barabubatse wubatse ku musenyi, inzu ye yagize ute, imvura yaraguye, imivu iratemba, yanzigira ute, irasenyuka. Noneho uwubatse ku rutare, imvura yaraguye, imivu iratemba, ngo byanyuze kuri iyo nzu, ngo kandi kuyinyuraho iyo nzu ndacyo yabaye, kubera ko yari yubatse ifite urufatiro. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Reka turebe neza. Hari ibintu bisenya umuntu ukarambarara neza. Kandi ijambo ry'Imana dushaka kuganiraho uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana ije kukubaka wongere wubakike, wongere ukomere. Amen. Ubundi hari inzu isenyuka. Ibintu bigaragaza inzu igiye gusenyuka. Yari inzu y'amatafari, habanza ikintu cyo bita ngo ni imitutu. Muri kuyireba hari ituruka hari isenyuka iturutse hasi ikajya hejuru, ukazajya kubona ko yasenyutse, ko yajemo imitutu, ariko hasi iyo nzu yarashize. Mumbabarire tujyane. Haleluya. Mumbabarire tujyane, ndabwo shaka ngo abantu tujye hirya no hino. Noneho hari nijya gusenyuka, igasenyuka na mayere, igaturuka hejuru, byugashoka kubibonye, ariko mu byukuri ubupfu bwose buba bwaratangiriye hasi.
none ikizakwereka ko iri gusenyuka, hari igihe uzasanga amatafari yavuyeho. Haleluya. Iyo ari ibiti, y'inzu y'ibiti igiye gusaza, hasi birabora, siko bimeze. Hejuru uretse ko hari iterambere ry'uko dusakaje amabati, hejuru yari ibirere birabora, hakazamo ibivumvuri. Muri kubibona ibivumvuri? Noneho iyo ari amabati, hejuru haza ingese bikamanuka, byagera hasi ugasanga amabuye ya fondasiyo yavuyemo. Yesu ashimwe. Haleluya. Erega iyi nzu tuvuga ndabwo ari inzu nyanzu, ni umukristo wagize ute, wasenyutse. Umukristo wasenyutse, ibuye rivamo agatangira ati akubundi amate nibature kiba katatu mu cyumweru, nzajya ndajyayo rimwe. Ubwo ibuye rigize ute? Haba hari amasengesho, ariko ubundi gusenga buri gihe siko kubona Imana. Agatangira agasiba, uwo ndari gusenyuka. Haba ari amateraniro ngaya yo ku cyumweru, ngari kubundi basigaye baratangira ubukeye ngo ndaba ndajyayo. Niba batangiraga saa 3, agatangira akajyaraza saa 4 saa 5, uwo aracyahagaze, uwo yarasenyutse. Ariko ijambo ry'Imana kukubwira ngo Imana ije kongera kukubaka, wongere wubakike. Gusenya ni byinshi. Hari igihe imiryango iza ikagusenya, waba uri umukazana ngarika abantu baragura ngo uriya yazanye uriya ari kureba he, ngo twebwe bene nakabo mu muryango w'abagesera cyangwa abacyaba bavuka kwa runaka, muratuzi ubwoko ngaburiya ndabwo tubana nabwo. Ugasanga washatse umugabo, imiryango ikagusenya mu gatana, kandi wowe n'umugabo wawe mwari mugize ute, mwari mukundanye. Imiryango ikagusenya ukarambarara. Hari n'ibindi bidusenya, ugasanga rwose mu rugo rwawe umugabo n'umugore ndabwo muri kuvuga rumwe, umwe agasenya undi kandi muri babiri gusa mu nzu. Hari ibidusenya, ugasanga inshuti zawe mu bana akagusenyera, kandi wari uzi ngo ni inshuti yawe, akagusenya. Kandi mu bugisha inama, akaba ari ugisha inama, rwose byanyobeye mu rugo, rwose byanyobeye. Ikibazo mfite ni iki, ndabwo turi kuvuga rumwe, naho yaguciye inyuma yagiye kugira ute, yagiye kugusenya. Ibidusenya ni byinshi. Hatabaye Imana, hatabaye umwana wayo Yesu Kristo, no kurambarara twarambarara. Ariko ijambo ry'Imana rikukubwira ngo igiye kongera kukubaka. Ibyo byagusenye we kubirebaho, byaragusenye nyine, byaragusenye. Ariko Imana, ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nzongera kukubaka, kandi uzaba wubakitse. Haleluya. Hari igihe wubaka kubaka uri mu manegeka. Ewe Mana we, haleluya. Mwari mwabona abantu bubatse mu manegeka, inzu zimwe zihirima izindi zigasigara kandi zose ziri mu manegeka? Kubera iki? Bamwe barubatse bazi ko aho bubatse ari mu manegeka, barubaka barakomeza. Abandi nabo bakaza bagapfa kubaka, bagapfa gushyiraho ngo ubwo urayubatse ngo nanjye ndubaka. Imvura yazi kabihitana yuko yubatse atarebye uko abandi bagize ute bubatse. Mu by'ukuri mbabwiza ukuri, abakristo muri iyi minsi turi gusenyuka. Hari ibiri kudusenya ukarambarara. Umuntu akakuzanira inguru z'injamugo ndakiza kimuvamo. Yesu ashimwe. Haleluya. Abacuruzi, haleluya. Umucuruzi akagusenya, umucuruzi agasenya undi, umukristo agasenya undi, umuhinzi agasenya undi, ugasanga ni imirambo. Twahurira mu rusengero rero,
niho uzabona bamwe bari gucurira abandi batari gucurira. Hari ibyamusenye mwihorere. Twasimbuka Yesu araje, Yesu araje, ukabona undi we yimereye gutya ngari kuraka atari gucurira. Afite ibyamusenye, yabuze aho yahungira, none ahungiye mu rusengero. None nawe wagerekaho ngo kutari gucurira, nawe ugiye kumusenya ubwa kangahe? Bwa kabiri. Niyo mpamvu uzasanga dutanga iteraniro, umuntu agatangira atanezewe, akarinda gutaha ataranezerwa. Hari ibyamusenye. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo humura, nubwo wasenyutse ariko nje kongera kukubaka kuruta uko wari ugize ute wari wubatse. Haleluya. Yesu ashimwe. Abasenyutse muhumure. Niba ari umucuruzi ugasanga undi mucuruzi amuriho, akakugendaho kugeza ubwo abakiriye bawe bose abashyira ngahariye, ukashaka icyaha wakoze ukakibura. Umukristo agasenya undi mukristo. Sinabakristo natwe abayobozi. Umuyobozi akagusesera mbaka agusenyeye. Ariko muhumure, Yesu arahari. Haleluya. Yesu arahari. Muhumure. Ijambo ry'Imana kutubwira ngo nzongera kukubaka. Iri jambo kuvuga ngo nzongera kukubaka, nukuvuga ngo wari wubatse ariko wubatse uko bidakwiriye. Uzareba umuntu waguye. Umuntu waguye iyo aramutse abyutse afite imbaraga z'Imana, kumubwira ngo urongera umugushi, ahubwo sinzi uko byagenda, kuko azi byamugushije, azi aho yasitaye, azi uko byamugendekeye. Ijambo ry'Imana ngo nzongera kukubaka kandi uzaba wubakitse. Yesu ashimwe. Abasenyutse muhumure. Ijambo ry'Imana kuvuga ngo humura, uzongera ubeho, uzongera wubakike. Twabonye ijambo ry'Imana riri muri Matayo 7:27 aho batubwiye bari abantu babiri bubatse inzu. Ziriya nzu zombi, ziriya nzu zirasa. Turi hamwe? Ziriya nzu zirasa, ariko ikizitandukanyije naho zubatse, nuko zubatse. Inzu ya mbere yubatswe ku rutare. Haleluya. Izi nzu zombi turongera dusome turebe cyangwa se muze kumvasha. Inzu yubatse ku musenyi n'inzu yubatse ku rutare sizo nzu twabonye. Impamvu mbivuze, ese inzu yubatse ku musenyi, umvashe muvuga butumwa, inzu yubatse ku musenyi n'iyubatse ku rutare, iyubatswe mbere ni iyihe? Reka dufate ko iyubatswe mbere ari yubatse ku rutare. None iyo nzu ngo yari yubatse ku rutare, isize neza, isakaye imeze neza. N'indi nayo, n'undi nawe agiye kubaka. Haleluya. Ibi bintu undi nawe agiye kubaka, areba uko yayindi gize ute yubatse, nawe arubaka. Ariko umwe yacunganye no kubaka ku rutare, none undi nawe araje apfuye kwegeka hamwe nayo, yegeka yubaka ku musenyi. Reka mbabwira aka kantu. Kera ngiri mu myaka 7-8, murabona uko inzuki zijya guhova, simubibona? None natwe twakoraga umutiba mu kigorigori kino gitiritiri, tukagikorogoshoramo hagati. None tukagenda tugacungana naho inzuki ziri guhova cyane mu byatsi, tugashyiraho cya gitiritiri ngo buri inzuki nazo zirajyana no muri cya gitiritiri. Icyo gihe twari turi abana, namwe nabyumva ni ibintu bitabaho. None tugacunga ngo ibyo ari byo byose zinzuki
ndi harabura n'inzuki ibiri zirajya miki kigorigori miki gitiritiri ukiri gutegereje bukirandanura uyuki na rumwe rusese muri cya gitiritiri. Ibyo bivugiye iki? Hari igihe umuntu yubaka neza agahagararamo neza nawe ukaza ugapfa kwegekaho ariko utazi aho yagize ute aho yubakiye. None umwe yubatse ku rutare undi nawe araza yegeka hamwe nawe, kuko nsomye ijambo ry'Imana ngo umuvo waraje wanyuzeho za nzu zombi zigize ute ziri. Haleluya. Umuvo waraje unyuraho za nzu zombi ziri, yaraje yegekaho, bahoma kimwe, basakara kimwe. Haleluya. Reka bibe kimwe ariko bizatandukanywa n'imivu. Nuko ngo amazi aba aje nyine urumva zari ziri hamwe. Uwapfuye kubaka ihita igenda kubera ko yubatse ku musenyi. Uwubatse ku rutare ngo amazi akubita ariko iyo nzu ndacyo yabaye kubera ko yari yubatse hehe ku rutare. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Shaka kugira ngo mubikurure neza. Shaka kugira ngo mubikurure neza. Inzu imwe yarahirimye kubera ko yubatse ku mucanga. Ariko turi kujya muri ry'Imana ko Imana igiye kongera kutwubaka kandi noneho tukaba twubakitse. Irahirima iragenda. Aya mazi yanyuze no ku iranzu iri yubatse ku rutare ndiyagira icyaba. Iranzu nubwo itagize icyaba, amazi arahurura agahurura n'ibishingo agahurura n'amabuye agahurura n'ibyondo. Iranzu yo byari biyoroheye nubwo yasigaye idahirimye. Aho bivuga iki? Ushobora kuba uri umukristo ukomeye ariko amaherezo imivu ikakunyuraho, ugasigara ukomeye ariko imivu yagize ute. Hari ijambo abarokore tusigaye turabona umukumva ngo mbe biradufashaga Imana ihabwa icyubahiro ngo nunyura mu mazi ngo ndabwo azagira ute ndazagutembana, nuca mu muriro ariko uzawucamo, nubwo utashya ariko uzava muri gucumba imyotsi. Nunyura mu mazi ndabwo azagutembana ariko uzatoha. Ibyo ugomba kubimenya. Byaje kurangira rero inzu yubatse ku musenyi ihirimye burundu, iyo ku rutare isigara ihagaze. Haleluya. Bombi si bari bubatse kimwe. Iyasenyutse ni iyihe? Si iyo ku musenyi. Nukuvuga ngo niba wubatse ku musenyi ukorera Imana umeze nk'uri ku musenyi, amaherezo uzabona wagiye. Ariko nukomera ugahura n'imivuga ukubaka kuri Yesu Kristo, byange bikunde nubwo imivo yakunyuraho, nubwo ibigaragazo byaza, nubwo indambara zakuzaho, ndacyo uzaba. Haleluya. Haleluya. Nzongera kukubaka kandi uko biri kose ndabwo uzaba wubakitse nga mbere, uzaba wubakitse ku buryo bugaragara. Imana yacu ihabwa icyubahiro, Imana yacu tugire neza. Icyo nabasabira ni ugukomera muri Yesu Kristo, tukubaka ku rufatiro rwa Yesu Kristo, tukubaka kuri Yesu, inzu zacu zigakomera. Naho nitutubaka kuri Yesu Kristo, byange bikunde tuzasenyuka, tuzaba ngiyubatse hehe ku musenyi. Abafite ibyabasenye muhumure, Yesu Kristo arahari kandi araje yongera byubake kuruta uko byari byubakitse. Amen. Haleluya. Haleluya. Kambabwira akantu kamwe, hari igihe ujya kurangura amavoka uri umucuruzi. Amavoka harimo ubwoko bwinshi, harimo iziba zibanguriye, harimo zira ziba zisanzwe. Iyo ikiranga ivoka mu bucuruzi yashaka kugira ngo amenyekanishe ivoka iryoshye, asatura imwe, ahari gucururiza kerekana ya yindi yo yasatuye. Siko bimeze? Ariko byange bikunde ziravoka, harimo imbi, harimo n'inziza, kandi ari ibanga ry'iki
ry'umucuruzi, aba ari ibanga ry'umucuruzi. umubwiye ngo sobanura ivoka nziza yazisobanura, njaka ivoka zimeze gutya yazikwereka, ariko amaherezo uriya mucuruzi natavangura ari amavoka bazayagurira kubera ko hariyo yasatuye, ariko natayavangura byange bikundi ivoka mbi zizagira ute, zizagaragara. Natwe twubake kuri Yesu Kristo by'ukuri atari amacenga. Hari ububaka kuri Yesu Kristo ari amacenga akabamo kandi atagize ute, atarimo. Ariko rwose icyo nabasabira, Imana idufashe, Imana itwongera imbaraga. Hari ibyadusenye mu murimo, hari ibyadusenye mu miryango, hari ibyadusenye mu baturanyi, hari ibyadusenye mu bo tubana, ariko ikiruta byose ni ukwegera umwami wacu Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaba ariho twubaka. Ibyo byadusenye ijambo ry'Imana kuduhumuriza ngo nubwo wahuye n'ibyo bikagusenya, ariko ndaje nongere ngubake, kandi none uzaba wubakitse. Ngaho twakira ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, amen. Gusenya ukarambarara, muzi ko hari abantu bitwa bakabarangura, akaza akakubarira inguru ukaryama hasi. Wamfasha gusengera aba bantu? Muhaguruke dusenge, kuko nanjye nshobora kuvuga gutya hari icyansenye neza rwose. Weho mvuze bikeya, ariko weho uzi icyaguseye ugishyira imbere y'Imana, kandi we kugwa ngo urambarare, ahubwo wongere uhaguruke. Menye nkiri mu makuba amahorada, iyo ngeza ushaka mushorera, nuko menye nkiri mu makuba amahorada shira. Ndagushimye Mana, ndagushimye ko waturebye ukatwitegereza, ukabona uburyo imitima yacu myinshi yari iteretse ku musenyi, hahandi isuri riza rikatunyeganyeza, rikadutwarira igihande cy'inzu. Isuri ryaza rikadutwarira fondasiyo kuko nta kiyifashe hasi. Isuri ryatemba rikadutwarira imyambaro kuko nta kiyifashe. Isuri ryaza rigasiga, haleluya, rinanije ubutunzi bwacu. Mana urakoze ko uyu munsi uduhaye icyerekezo, ukaba utwubatse ndetse tukaba twubakitse. Niko ijambo rimbwiye muri Yeremiya ati noneho ngiye kukubaka, kandi ubwo nzaba nkubatse uzaba wubakitse rwose. Nako turagushimye ko twubatswe nawe. Abari basenywe n'amagambo ukaba ubakomeje, abari bamaze gutembanwa n'amagambo ukaba ubagaruye, abari batembanywe n'inkubiri y'umuyaga ukaba ubashyize ku rutare, abari badafite izina ukaba bahaye izina ryo guhagarara ku rutare, abari badakomeye bari kunyeganyega ukaba bahaye ibirindiro bakakomerera mu rutare. Haleluya, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Zani de trave volanki de destai de kide. Turagushimye Mana ya Aburahamu, Imana yerekera ibihe byose, kandi weho utajya wibagirwa abawe. Ndetse abana batoya aba bose baragukeneye ngo ubakomereze ku rutare, kugira ngo bame bavuga imbaraga zawe, kandi bajye bakunezeza uko bukeye n'uko bwije, kuko uri umwami wacu uhereye none n'ibihe byose. Urakoze, amen, amen. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Reka dusabe abadiyakoni nk'abakandida tumaze iminsi dutegura, begere bugufi hano imbere. Mu badiyakoni babonetse, Mama Grace ari bwihangane, azasengerwa hamwe na ba Janete ndetse na ba Chantal, ubwo tuzaba twongeye guhamagara ku mushumba. Abandi tubasabe begere bugufi.
bihuse. Imana itugirire neza. Abandi bafite abana bateguye turi busengere uyu munsi nabo baze kwegera bugufi. Twasaba ko mwakwegera hano kumukeka kuko nicyo twawuguriye. Abandi barihe? Ubabwire begere bugufi. Najyaga ndorongotana mu by'isi no mu ngeso mbi, nkugarutseho noneho sinzongera kuzimira. Singiza Yesu anyogeje ibyaha, anyigisha iby'inzira ye, ngo nsenge nshimwe nezerwe. Singiza Yesu anyogeje ibyaha. Aba bantu bane muri departema y'abadiyakoni, muri mwe hari uwaba afite impamvu yatuma badasengerwa kuba abadiyakoni? Niba hari yazamura ikiganza akavuga ati njye ndahamya ko Eric adakwiriye gusengerwa ubudiyakoni, nshingiye kuri iki n'iki. Yes, biremewe. Arahari? Niba hari amanika ikiganza. Tugiye kubara gatatu. Niba hari yamanika ikiganza. 1, 2, 3. Ubwo rero niba hari n'uhari uko yacecetse azahora acecetse kugeza Yesu agize ute agarutse. Murakoze. Reka dusabe umushumba mu nshingano ze abahesha umugisha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Uyu ni umunsi mukuru wo gusengera abadiyakoni, ariko mwumve mwa abadiyakoni mwe, ni inshingano itoroshye. Ushobora kubona ari ibintu byoroshye, ariko ni inshingano itoroshye. Utari umurwanyi, utwari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza utarwana. Utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo akikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mitego ya Satani. Kangwakire. Reka dukomeze n'umurongo wa 8. Ariho akibyo turi gusoma muri kubyumva, ni mwe turi kubwira. Rero ni mwijambo ry'Imana ari kubwira. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakuriye kuba abitonda, batarinderenganya cyangwa bamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeze ubwiru bwo kwizera, bafite imitima itabacira urubanza. Bakuriye kubanza kugeragezwa, maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakoni kazi nabo nuko baba bitonda, abatabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo,
kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icyubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Twakira amagambo y'Imana. Haleluya. Badiyakoni mugiye kujyaho rero mwumvishe, reka nze mbabwire, murakomeye, ibyo mugiye kujyamo murabizi. Umudiyakoni nongere mbabwire, numva ibi bintu utazabishobora ujye hara wiyicarire, ndateka urakigwaho. Murukumva abakirisitu rwose numva ati rwose man ati ngiye ibi bintu wigire hari ewe ndanura kuvuga ngo runaka yavuyemo, ariko ibyo mugiye kwemera umva mbabwire. Umudiyakoni hano bavuze umudiyakoni n'umudiyakonikazi. Umudiyakoni ni umugabo, umudiyakonikazi ni umugore. Agomba kuba ari umugore w'umugabo umwe cyangwa umugabo w'umugore umwe. None ingesi iriho rero hano hanze mbabwire, uri gusanga umugore ari umugore w'abagabo 10, umwe ava mu ndajyamo, umwe ava mu ndajyamo. Sha umva ngiye kubarambikaho ibiganza mu izina rya Yesu Kristo mu bushobozi nahawe n'Imana, ariko ndabibatongerera mu izina rya Yesu. Ndubone ngo ni pasiteri uhagaze hano, hari uwambamaga ni ugiye kubitoranyiriza. Umugore w'umugabo umwe, none ubu hadutseho ingeso abadiyakoni nibo bari kubindaya unywa amata. Ibyo birahagije, kuko mu mwanya ni mwe mugiye kumfasha gutanga ameza y'umwami hano. Ibaze rero kugira ngo utange amaraso ya Yesu utari wakizwa, ni ikibazo. Ibyo bintu byose mubireke. Ikindi akaba ari umuntu uzi gucunga neza abo mu rugo rwe. Niba umugabo yakunaniye pana kumuta, nuko umuhendahenda ukugeza ubwo uzamuhindura. Haleluya. Ahari bari kubyumva, nyabuneka ufite telefone afata aya majwi abohererese, ejo mutazabigwamo ngo ndi mwabibwiwe pe. Ikindi abana banyu ndamudiyakoni ugomba gusiga umwana mu rugo ngo ajye gusenga, mugomba kujya murabazana mukerera none hari ikindi rero niba nasomye mukabyumva, hari ikindi kirimo. Akaba ari umuntu utazimura, udashyushya inguru, utabeshya. Mwabyumvisha ndi kubisomana? Ninde wazimuye? Ni mama zibare w'umudiyakoni. Oya, mbe wabaze kandi ndacyo wavuze. Udashyushya inguru umuturanyi we ni umurimo ukomeye cyane. Buriya twebwe ubu sindi hano, buriya ngeze igihe habonetse ngubu natwateguye ameza y'umwami, habonetse ikibazo cy'uko ndayatanga, aba badiyakoni nibo bayatanga. Murumva boroshye? Murumva boroshye bakomeye? Noneho rero ikindi, ndabwo mwemerewe kurya mbere y'abashyitsi. Reka ngibabwiye, niba watetse inyama mukazimarira mu ngono mukatuzanira isosi gusa, oya rwose. Akako wenda kazabagusha muzihangane. Ngubu ndabizi muratetse ngiye kurya, sha ndawurandanga kurya nubwo ngiye kubasengera, oya. Mbese nukuba, mbese mwavuze ngo ni umuntu ugomba kuba icyitegererezo mu bandi. Niba ari n'abantu baje kubasura mwemerewe kubagaburira, yego namwe ndi mwabura kuryaho, ariko kirazira ngo murye abashyitsi bataragira ute, batararye. Ikindi mu gazeti yacu haravuga ngo nzabyohereza mwarimu kunuza, bajya barabibasomera. Ubundi nimwe mushinzwe gucunga umutekano w'urusengero, guhera kuri urusengero ukajya kuri wese ukajya hanze. Ibipfuye bibazwa abadiyakoni. Muzabishobora? Imana izabibafashemo.
kandi ni ukuri pe Imana izabibafashamo n'ibindi zanibature ni izanyu, amasengesho ni ayanyu, amateraniro yo ku cyumweru ni ayanyu. Nose muzabura muri abadiyakoni, abakristo nibo bazaza. Oya, niba byanabagaho wenda mukigira akatege gakeya, guhera uyu munsi mukomerezaho. Haleluya. Ubu muri mura kaburetse ejo uzagara kuri wese usanga bayineye hejuru, uzahamagara umukristo ngo nazayikorope. Reka da, hari n'uwigiraga amacenga gushyira muri cya cyobo bikanga akishirira hejuru. Nose niba yashyize hejuru ahamagara ndisha n'umurimo ukomeye, ariko Imana izabibafashamo. Reka tubasengere rero. Babona mugisha. Hepfo twasomye ngo ni umurimo mwiza w'icyubahiro, ngo ndetse bawuboneramo umugisha. Iyo ukoze neza uboneramo umugisha. Reka tubasengere rero. Buraya turi kuri paruwasi n'abandi badiyakoni nga 70 ingahe babagiye hejuru yanyu bakabasengera, ariko bohereje uriya n'umuyobozi wanyu mugiye gupfukama tubasengere. Buri munsi Mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ukadusukaho amavuta y'imbaraga z'umwuka wera, ndetse n'ubwo bushobozi ukabuduha. Dushingiye kuri ibyo rero, natwe turabyemeje ngo imbaraga zawe, umwuka wawe wera, amaraso yawe ajya batwikira uko bukeye n'uko bwije, kandi umwuka wawe ajya bayobora, ubambike kwihangana ng'intwaro, ndetse ujye ubahaza buri munsi uko bakoze umurimo wawe, ujye ubadudubizaho imigisha, ujye ubarengera, ujye ubatabara uko bukeye n'uko bwije. Ni ukuri bajye babona ukuboko kwawe uko bivanze mu byawe, maze kugira ngo bagwize amashimwe n'ubuhamya bahereza abandi ko kugukorera bitera umugisha kandi bikomeza abakwiringiye. Simfite byinshi byo kuvuga, kuko ari wewe ufite ibyo ugiye gukora uhereye none ku buzima bwabo. Niko twizeye mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Twongeye kuza imbere yawe Uwiteka Imana Nyiringabo, Mwami tuzanye uyu mukumbi imbere yawe, tuzanye abajakazi bawe Uwiteka Imana. Uyu munsi wa none bateye intambwe baja mu murimo wawe w'ubudiyakoni. Imana murengeze ubugingo bwacu, ntabwo biba byoroshye. Uyu murimo ni umurimo mwiza ariko kandi urakomeye, ariko Uwiteka Imana icyo nagusaba, ubongera imbaraga, ubongera ububyutse, ubafashe. Ni ukuri Uwiteka Imana haba harimo byinshi, za biruhanya ziba zirimo, ibicandege biba birimo mu rugendo, ibisitaza bari byinshi, ariko mbere na mbere ubaha indwara yo kwihanganira byose. Imana murengeze ubugingo bwacu, ubatinyure Uwiteka Imana Nyiringabo, ubakore ku maso, ubagure mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri Uwiteka Imana. Kandi Imana murengeze ubugingo bwacu, iyo bagiye gufata iya mbere bagwa umwarimu wabo mu bitugu kugira ngo bashobore kwagura umurimo w'Imana, nibo bagiye gufata iya mbere yo kuja hirya no hino kureba intama zawe zazimiye kugira ngo bazisubize mu rwuri, nibo bagiye gutera intambwe ya kabiri ku mwarimu wabo kugira ngo bashakashake hirya no hino uburyo umurimo w'Imana wakwaguka. Ngaho Mana ishobora byose, bikorere kwibahisha kubera kuri Imana, ibyo byose urabishoboye. Ni ukuri Uwiteka Imana, mbere yuko babatoranya ni ukuri ni wowe wabanjije gutoranya, ubashiraho ikimenyetso. None Uwiteka Imana, wowe wemeye na
natwe turamwemeje ni ukuri databuja ni ukuri uzababera urumuri rwose uje ubaboneshereza aho banyuze hose ubarinde icyabahangara n'icyabahangaza mu izina ryawe Yesu Kristo ubambike ubudahangarwa ubahindure ni ukuri Imana ikomeye Satani nibareba ijya batinya ni ukuri Uwiteka Imana tugusabye biki ibintu bitwongera kuko ushaka mu izina ryawe ryera Yesu urakoze Mana data wa twese mu izina ryawe Yesu Kristo muri za nshingano wanyemereye za nshingano wampaye muri umwanya waruzi yuko aba bantu bazaba bapfukamye tubarambitseho ibiganza kandi inshingano bazumvishe hari n'ibyo bataramenya ariko niwo mwigisha mukuru zabigishe tubatoranyije wararangije kubatoranya nguko wabwiye umugaragu wa Yeremiya ngo nagushizeho kugira ngo uzamuhanuzi w'amahanga nabo Mana bagiye kugira ngo nubundi batunganye byasigaye bidatunganye ngaro bagirire neza ubambika imbaraga kandi Mwami Imana yacu kiruta byose tuzahore mu bwami bwa dushima izina ryawe ngaho Uwiteka barebe neza abaho umugisha Uwiteka abamahoro Uwiteka abamurikishiriza mu maso he mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amen dukomere Imana amashyi Yesu akugirire neza mugende mukomere mukanya mugiye kuduha umutsima na divayi haleluya ku mugaragaro reka dukomeze uyu murimo mwiza wo guhesha amavuta abantu bari mu nshingano sibyo bura iyo watoranijwe n'Imana ni kimwe nabisobanuye mu mwanya washize mu gihe cyo kubohora ndetse niyo abakozi babifitiye uburenganzira bakurambitseho ibiganza naho ni ikindi ibi bintu mujye murabyubaha cyane ujye wibuka ko weho iyo ukundanye n'umusore cyangwa n'umugabo mukagenda mukabana muba mufite imanza zingahe ibiri sibyo leta ibibakurikirana ko mwiyoboye amategeko abasha kubahana kuko mubana nk'imbobo cyangwa nk'indara ariko iyo mwagiye ku murenge gitifu aravuga ati abo bantu ndabazi narabasinyiye kandi sibyo iyo mutaciye imbere ya pasiteri muba mufite urubanza imbere y'Imana ko mwagize ute mwicikije ariko iyo mwahanyuze muba muri freedom ndetse niyo mukora igikorwa cyo kubaka urugo mwumva mwisanzuye nta n'ikibacira ikiyemwe urubanza kubera iki mwabiherewe ububasha n'abakozi babifite mu nshingano zabo sibyo niyo mpamvu rero abakozi b'Imana mujye mwubaha aya mavuta mujye mwubaha ibi biganza ntago ari buri muntu wese sibyo ari sinya zisanzwe wabwira n'umuntu uri gutambuka harati nsinyira hano bigashoboka rero dukomeje tugiye gusengera protokole yegere bugufi nawe mu nshingano ze abe autorize ndetse n'uhagarariye korali perezida nawe ni karibu niba hari izindi nzego afite ziri autorize bashyizeho araza kuzitubwira hari uwo natekerezaga ari muri kese n'undi nawe ari muri kese hari undi nawe yamutubwira akegera bugufi mu bafatikanya kuyobora korali warasenga no kongera kongera ni byiza umushumba wacu muri Yeperi ni byiza n'umugisha kuri njyewe ndanabishima inshingano mfite muri iyo minsi n'akazi ndimo ndakora ntabwo nabasha kuboneka uko bikenewe buri cyumweru ni byiza nka protokole nyawe yuzuye amavuta ubwo rero nasabaga ko nazasengera ubutaha ariko ntabwo nanzishima ntiyari ahari ariko dukwiye gukomeza kubihamya dukwiye gukomeza kugira ute kubishimangira turi kumwe n'umukuru w'itorero nawe reka yegere bugufi nawe arambikweho ibiganza hamwe n'abandi
uyu murimo tuwubemo n'uw'Imana ntago ari uwa Eric. Yaba ari uwa Eric aba yarasigaye iwabo hari hepfo haba umutobe akaba ari kuwusoma. Simuzi uko umutobe uryoha mwa bantu mwe. Iwabo haba umutobe rwose uryoha cyane. Ariko impamvu atari umurimo we niyo mpamvu yemeye umwuka wera aza hehe azaha, sibyo? Rero ndumva ari muri ubwo buryo. Wewe basanzwe bakuzi, mama teta basanzwe bamuzi, umuyobozi wa korali musanzwe mumuzi, mwene data nawe muramubona musanzwe mumuzi nawe. Nimwakira aya mavuta, nimwakiriza imbaraga, nimwakiriza inkomezi. Handi mwajyaga muvuga ngo pasiteri turamurindira, ahubwo ujye umenya ko hari icyo utakoze nubwo pasiteri adahari. Ejo mwakoze ikintu cyiza cyane gikora mu mutima wanjye, kandi ntekereza ko cyakoze no kuba Imana, kuko yo nishimye n'Imana irishima. Niyo mbabaye, iyo mbabaye n'Imana igira ute irababara. Narenze uturere turenze 4 nje hano nzanye ubutumwa bwiza. Iyo nsuzuguye ubusuzuguye yampamagaye utazandeba mu bugufi bwanjye cyangwa mwiki gisura cyanjye cy'urukara, reka da. Naho bihuriye nuko umutima wanjye Imana yawishimiye ikavuga haguruka ujye mu majyaruguru kandi ujye mu Kinigi hariya muri Ngejuru muri ni Kabahanga ni Kampanga hariya muri Kinigi muri Musanze. Muri kumva mujye murabyubaha kandi buriya mujye munubaha. Niba uyu nguyu Imana yaramuvanye ni mu majyepfo harya, ikamuvana mu majyepfo ikakuzana wowe wavuye mu burasirazuba. Abangaba ni abautokutone hano muri Kinigi, kababwira muze muhure mukora umurimo wanjye. Yari naniwe guhagurutsa se n'abandi. Reka dushime Imana ku bw'aba bantu. Mana data wa twese turagushimye. Aba bantu wahaye inshingano ngo bagukorere umurimo ukabibatoranyiriza, natwe turabihamije. Ntago twavuguruza isezerano n'umugambi wawe. Mana ubakomereze muri uyu murimo, ubafashirize muri wo, bambike kwihangana ndetse no kwikomeza, kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro. Mana turatuje, weho ngo ukomeze ushyirwe hejuru kandi wamamara ibihe byose, kuko uri isezerano rishya. Turasengera abangaba. Ndi kubona harimo abafite 3, 4, 5 ntacyo. Namwe ndawurimo wazanye umwana utari uwe. Mwese nabanyu. Kabana basumba banyina ubwinshi. Reka rero reka tujye mu ijambo ry'Imana. Naho ikibazo sukwa ngo uwo mwana na nyina ndateka tumuciraho ariko agomba kumuzana. Reka rero mwumve. Ibi ngiye gusoma ni itegeko ry'itorero, ni amahame y'itorero. Hari n'ibibazo barabazwa. No si ibibazo bagiye kubazwa ni we urarahira mu kimbo cya nyina. Yakubyara biba ngombwa yuko kuri iyi saha baba bari muri ritorero. Nyemerero bambika imbaraga kandi bakobera ibikoresho bizima kandi wishimira. Niyo mpamvu rero natwe tubarambitseho ibiganza mu izina rya Yesu, kugira ngo ugwanye ibibagwanya, uhige ibibahiga, ibibubuza amahoro nawe uzabibuza amahoro. Mwami Imana yacu ko umubyeyi asigasira umwana we, nawe ari kuzakomeza kubarindira umubiri n'ubugingo n'ibindi byose byashaka kubahumanya. Ngaba bari imbere yawe rero uzabakoresha iby'ubutware, ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Abana batoya b'abanyetorero, abo bana mwabazanye, mubazane rero, mubazane twihute tugire vuba vuba. Nawo ni umuhango ukogwa n'itorero rya Yeberi. Adusengera abana guhera ku mwana wavutse kugera ku myaka. Abo dushoboye gucigatira turabacigatira, abo tudashoboye nuko turasengera abangaba. Ndi kubona harimo abafite 3, 4, 5 ntacyo. Namwe ndawurimo wazanye umwana utari uwe. Mwese nabanyu. Kabana basumba banyina ubwinshi. Reka rero reka tujye mu ijambo ry'Imana. Naho ikibazo sukwa ngo uwo mwana na nyina ndateka tumuciraho ariko agomba kumuzana.
reka rero mwumve ibi ngiye gusoma ni itegeko ry'itorero, ni amahame y'itorero. Hari n'ibibazo barabazwa, no si ibibazo bagiye kubazwa ni we urarahira mu cyimbo cya nyina. Yakubwira abana muri mutoro rya Yeberi. Bene data bakundwa cyane na Yesu Kristo umwami wacu, Imana yahaye aba Israel amasezerano iyavugiye mu kanwa k'umugaragu wayo Mose, ngo ababwire ati aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore mu mutima wawe, ujye ugira umutima wo kuyigisha abana bawe, ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe, mugenda mu nzira cyangwa uryamye, uko ubyutse ujye uyigisha abandi. Biri mu gutegeka kwa 2:6 kugera kwa 7. Mu minsi y'isezerano rishya Yesu yaravuze ati mureke abana bato ndimubabuze mubareke basange, kuko abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. No ku munsi wa Pentekoste indumwa Petero yavuze iby'agakiza kabonerwa muri Kristo ati isezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abana bato banyu. Byakozwe n'intumwa ibice 239. Nuko rero ni amahirwe yacu kuzanira umwami Yesu abana bacu, kandi ni umurimo wacu kubarera gikristo. Ubu ababyeyi bazanye abana mu rusengero kugira ngo babature Uwiteka, kandi basezeranire imbere y'iri teraniro ko biyemeje kubarera babigisha kuyoborwa n'Imana, kandi babigisha ibyayo. Mana ishobora byose kandi igasoza amasezerano wasezeranije abantu bawe, isezerano ry'agakiza, kandi kubw'urukundo rwawe washimye ko ari amahirwe yacu kugutura aba bana bacu, twiringira ko bazaguma mu isezerano ryawe bakaguhesha icyubahiro. Turabasabira aba bana ngo bakizwe ubushobozi bw'icyaha n'ubwa Satani, kandi bakaba bagusobanukiwe kubw'ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bafashe nabo kugira ngo bashobore kuyobora aba bana mu nzira y'ubugingo buhoraho, mu kubigisha no kubaha icyitegererezo, ndetse no kugira ngo dufatanyirize hamwe kugera mu bwami bwawe budashira. Turasabira kandi iri teraniro ryose kugira ngo dushobore kugira icyo dukwiriye gukorera aba babyeyi n'abana babo nguko tubyiringira. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Haleluya. Ababyeyi rero mugiye kurahira, niyo mpamvu barayananze, kuko ndabwo warahirira umwana nyina ariho, siko bimeze. Noneho ibibazo tugiye kubabaza murajya murabisubiza. Mbese muremera imbere y'Imana n'imbere y'iteraniro gutura aba bana banyu Imana? Niba mubye muramusubiza ngo turabyemera. Mbese muremera ko muzakora uko mushoboye kose mugafasha aba bana banyu kwanga Satani n'imirimo ye yose, kwanga gushukwa n'iby'isi, ibyifuzo bibi by'abanyabyaha, kugira ngo mukurera aba bana muzafashwe n'ubushake bw'Imana muyoborwa n'Umwuka Wera? Ndi muzigera mumwumverera aka kantu, kandi aha muri kurahirana imbere y'Imana. Ndi muzigera mubambika imbigi, imyishwa, no kubajyana mu bapfumu barwaye? Niba mutazabajyanayo muravuga ngo ndi tuzigera tubikora. Aha. Mwemera ibyanditswe byera byose byo mu isezerano rya kera n'irishya ko byahumetswe n'Imana? Muzagira umwete wo kwigisha aba bana amategeko n'amasezerano by'Imana isumba byose, mukabarerera mu ijambo ry'Imana mubigisha ibyayo. Niba mubyemera turavuga ngo tuzabikora, umwami Yesu azabidufashemo, azabidushoboza. Aha, muzahora mugaragaza mu byo muvuga kubabera icyitegererezo cyiza no kuyobora aba bana ngo bizere Kristo, kandi bakire agakiza mu myemerere yabo. Muzabikora. Aha.
twebwe uyu murimo wacu mwiza wo gukorera iyi miryango tuyisengera kandi tuyikomeza dufasha ababyeyi b'aba bana kugira ngo ibyo bamaze gusezerana hano byose bazabisohoze neza. Reka dusenga Imana. Mana yacu, witira imiryango yose y'abatuye isi no mwisha bashobore kugwiza ubwenge, babyiruke bashimwa nawe ndetse n'abantu. Uyobora aba babyeyi, ubashyigikire, bashobore kuyobora aba bana, bagere mu bugingo bwo kwizera kandi bazabone ubugingo buhoraho n'umunezero udashira. Turagusaba ngo bagezwe hakiri kare, bakiri bato, ku kwizera, kukuri, kwemera ibyasezeranyijwe ku bwabo. Tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amena. Baracyaraho rero, tugiye gufata abo bana. Umwana iradukunda Josiane, izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Uyu mwana ni amahirwe Ariyani, iri zina ndetse n'ubugingo bwe n'umubiri tubituye Uwiteka mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Uyu mwana kirabakwiye oroga, iri zina ndetse n'ubugingo bwe n'umubiri tubituye Uwiteka mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Mukuru ni uwe nyine bakurikiranye. Uyu yitwa umwana w'umugabo Remisoni, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'ubugingo bwe n'umubiri mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Uyu ni umukurikira yitwa Teta Anike. Uyu mwana abo umubyeyi Teta Anike, izina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Uyu mwana Teta Chance Ariane, izina turituye Uwiteka ndetse n'ubugingo bwe n'umubiri mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Nike Raymond Ishimwe Ashimwe ni Raymond. Uyu mwana Ashimwe Rike Raymond, iri zina turituye Uwiteka mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Bose abizo n'abarangiza. Uyu yitwa uyu mwana Ahirwe Yani Remo, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Dawudi ako bose nabawe mwa. Uyu yitwa Mukuru. Uyu mwana Irakoze Erike, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Uyu turi nayo Emmanuel, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Uyu Niragire. Uyu mwana Niragire Mariko, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Uyu uyu mwana Ashimwe Shema Aruvini, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka wera, amen. Wundari n'uyu gusa nawe umukuru ni uwe n'uyu yitwa Mukundwa Alice. Uyu mwana Mukundwa Alice, iri zina turituye Uwiteka ndetse n'umubiri n'ubugingo mu izina rya Data wa twese n'iby'Umwana n'iby'Umwuka. Imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishime bihebuje. Niyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu,
ubutware n'icyubahiro bibe ibyayo uhereye none ukageza iteka ryose, twese ngo amen. Dukomere Imana amashyi. Aha, turakunezerewe, turagushimye ku bwa mwene data uhaye inshingano nziza yo guhagararira abandi. Umusukeho ubwenge n'imbaraga z'umubiri ndetse n'iz'umwuka.